yatanze ibyishimo byinshi. Twavuga ko ari we muntu waryoheje Fast X bitewe na role yari afite muri Fast X. Byatumye abantu benshi babimukundira. Abenshi bamuzi ku izina rya Jason Momoa, ariko n'ubundi Jason Momoa niyo mazina ye nyakuri, kuko amazina ye yitwa Joseph Jason Momoa. Ni umukinnyi wa filimi mu gihugu cya Amerika. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rugezo, tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari b'abakinnyi filimi bakunze, tukakubwira amateka yabo, tukakubwira abari bo, tukanakubwira filimi bakinnye ku buryo utazizi wajya kuzishaka ukazireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, icyo ngusaba ntabwo kigoye, reba nanditse subscribe ukandeho maze ufungure inzogera kugira ngo nitujye dushyira ikiganiro atazagira na kimwe kigiye kigucika. Umwana w'ikinege Joseph Jason Momoa yavutse ku ya mbere Kanama mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, avukira Honolulu muri Hawaii. Papa we ni kavukire mu gihe nyina akomoka mu gihugu cy'Ubudage. Nyuma gato yo kuvuka kwe, ababyeyi be baje gutandukana, maze mama Jason Momoa yamujyanye i Norwalk muri Iowa, ari naho Jason Momoa mwamenye yakuriye. Yarangije amashuri yisumbuye muri Norwalk High School, kandi yari umwe mu bagize ikipe y'umupira w'amaguru y'ishuri. Momoa yize muri kaminuza ya Hawaii i Manoa. Jason Momoa yahuye n'umukunzi we wa mbere, akaba yari umukinnyi wa filimi uzwi cyane Simon Judd Michinon. Aha bahuriye kuri seti aho bari gushutinga filimi yitwa Baywatch mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda. Aha ngaha niho Jason Momoa yahuye n'umukobwa bakundanye bwa mbere, maze aza no kumubera umugore. Baje gushakana. Aha nakubwira ko basezeranye mu mwaka wa 2004. Michinon na Momoa bahagaritse umubano wabo, nyuma baje gutandukana bitewe nuko Jason Momoa yaje kugaragaza ingeso mbi, atangiye kujyana umubano wa hafi, cyangwa navuga ko yaratangiye kuryamana n'icyamamarekazi nawe yari umukinnyi wa filimi. Lisa Bonet azwi cyane ku izina rya Lisa Bonet. Icyo gihe yari mu mwaka wa 2005. Navuga ko Jason Momoa we n'umugore we wa mbere nta gihe kinini bamaranye. Jason Momoa afite imyaka 19 gusa igihe yabaga kandi akorera Honolulu. Momoa yahisemo gukina filimi kuri televiziyo, aho yatangiye akina seri yitwa Baywatch, aho yakinnye nka Johnson Laon kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda kugeza mu mwaka wa 2001. Yari umwe mu bakinnyi bakomeye muri drama cyangwa ikinamico kuri Fox Drama North Shore, aho yakinnye yamamaye ku izina rya Frank. Jason Momoa yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi yagiye yegukana ibihembo bigiye bitandukanye. Yagukinira na filimi nyinshi, ntabwo twazivuga ngo tuzivemo, gusa reka nkugezeho zimwe muri filimi Jason Momoa yabashije kugaragaramo kandi zamamaye ku rwego rwo hejuru. Yagukinira filimi nka Jason Family Vacation, Pipeline, Brownback, Canon the Barbarian, Bullet to the Head, Road to the Paloma, Wolves, Dawn of Justice, Sugar Mountain, Justice League, Braven, Aquoma, The Lego Movie kabiri, Gather, Sweet Girl, Dune, The Last Man Hunt, Fast X, The Flash, Aquaman and the Rest of Kingdom, The Fall Guy. Izi ni zimwe muri filimi uyu muhungu ukunzwe na benshi, abenshi bazi ku izina rya Jason Momoa
yamamaye cyane cyane muri filimi yitwa Fast X. Mpamagara Gustave niko nitwa, wakoze kuri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, tuguhaye ikaze. Reba ndetse subscribe maze ukandeho ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro dushyiraho umunsi ku wundi atazagira na kimwe kigucika. Kandi nawe niba warakanze subscribe, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde.